Mineduc igiye gukora isuzuma rikomeye ku isuku n'isukura mu mashuri yo mu Rwanda. Ntekereza yuko wenda ku bantu bafite aho bahuriye n'uburezi mu Rwanda, hashobora kuba uburyo bwa kabiri Mineduc igiye gukoresha cyangwa se REB mu buryo bwo kongera kwirukana abadiregiteri bashyashya cyangwa se abasigaye, nyuma y'uko hakozwe ubugenzuzi ku kijyanye n'imiyoborere ishingiye kuri leadership, ikaza gusohora abagera kuri 190. Dukunda kuvugaho cyane yuko muri ino minsi iragerageza gukora ibintu bitangaje ku byo guteza imbere ikijyanye na quality education. Ejo twakoze ikiganiro ngira amakibuka kivuga ku mudiregiteri wo muri Rulindo wirukanwe, ariko muri statement cyangwa se mu waruwa akarere ka Rulindo kari katanze hariho yuko uno muyobozi w'ikigo cy'ishuri yashinjwaga ikijyanye n'umwanda ukabije mu ishuri. Bivuze yuko izi mpinduka zose kugenda zikorwa nizo guteza imbere umunyeshuri ku ishuri, akiga afite ubuzima bwiza, akiga kandi ameze neza, akiga afite ibyo kwiga bizima ndetse n'abarimu bazima. Abantu benshi batangiye kwibaza bati se niba Mineduc kugenda ifata abayobozi b'amashuri, ubwo ndavuga abayobozi bungirije n'abayobozi bayoboye, ikagenda ibaha renvoyer tuchar cyangwa se ikabirukana, abarimu bimeze gute? Iki kiganiro kiyo kwinjiramo neza none mbabwire mu by'ukuri ni iki Mineduc cyangwa se Ministry ya Education ishize hanze nyuma y'uko ibonye ko ari ngombwa. Niyo mpamvu rero Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda dukunda kwita Ministry of Education Rwanda yasohoye ibaruwa isaba abayobozi b'uturere twose mu gihugu gutegura isuzuma ryimbitse rigamije kureba uko amashuri yubahiriza amabwiriza ajyanye n'isuku n'isukura. Iyi baruwa yashyizweho umukono n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri twita Charles Karake, igaragaza ko iri suzuma rigamije kumenya uko amashuri yubahiriza amabwiriza ya leta ajyanye n'ubuzima bw'abanyeshuri n'abarezi muri rusange. Iyi gahunda ishingiye ku mabwiriza ya leta ajyanye n'isuku n'isukura mu bigo by'amashuri ndetse n'ubukangurambaga bw'igihugu bugamije guteza imbere y'isuku cyangwa se isuku mu baturage muri rusange. Bivuze yuko mboneho umwanya wo kwakira abantu bose mukurikirana ino chaîne yanyu, niho honyine ushobora kubona amakuru nk'aya ngaya, kandi ashimira umuntu wese wakanze subscribe. Yongera gutumira umuntu wese wumva ko yashaka kubona natwe mu buryo bwagutse, yaba ari sponsorship cyangwa se dutera inkunga zitandukanye, imiryango irafunguye, batwangiye kuri description aho ngaho. Ikindi kandi reka nshimire umuntu wese wakanze subscribe kuva ku muntu wa mbere kugera ku muntu wa nyuma uyu munsi, nawe ugiye kwikana kano kanya turagushimiye. Aha niho honyine uzabona amakuru nk'aya ngaya. Reka twikomereze ikiganiro cyacu. Mu ibaruwa yasohotse ku itariki ya 5 z'ukwa gatatu 2026, Minisiteri y'Uburezi yibukije ko amashuri yose yo mu Rwanda agomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta, ariko akaba ajyanye n'isuku n'isukura. Aya mabwiriza ashingiye ku mabwiriza ya Minisiteri yasohotse ku itariki 23 niba nibuka neza z'ukwa 10 Ugushyingo, mubona maza kumubara neza amezi kumuhabara Ugushyingo, ubwo ni mu kwa 11 2025, akaba agaragaza ibisabwa kugira ngo ishuri ribe rifite isuku n'isukura kandi bihagije ku rwego rwiza. Isuzuma rizakorwa hifashishijwe cyangwa se rishingiye kandi ku bunararibonye cyangwa se rishingiye ku bukangurambaga bw'igihugu bise isuku hose, ndetse hazamo na freshere ku ishuri, ngira ngo ubukangurambaga murabizi ko bwatangijwe mu mashuri hose ndetse n'ikibazo ko no mu baturage babizi, bukaba bwari bugamije gukangurira abanyarwanda bose kugira uruhare mu bukangurambaga bw'isuku aho batuye, aho biga n'aho bakorera. Urumva harimo ababyeyi, abanyeshuri ndetse n'abarimu cyangwa se teachers. Mu rwego rwa education policy mu Rwanda, ubundi isuku mu mashuri ifatwa nk'ingenzi mu guteza imbere uburezi bufite ireme kandi dukunda kwita quality education, ndetse kandi amashuri akaba asabwa kugira ubwiherero buhagije, harimo amazi meza, aho abanyeshuri bakarabira ndetse n'aho bategurira ibiribwa bifite isuku ku mashuri afite gahunda yo kugaburira abanyeshuri. Ntekereza ko iyi gahunda iri hose. Nani dukunda kwita SF cyangwa se school feeding, feed your kid at school, cyangwa se kugaburira umwana hehe ku ishuri ahabarizwa. Ntekereza yuko ni gahunda yose iri muri policy education. Ntekereza ko abiga muri primary by'umwihariko bano baba muri leta hari ukuntu bagenda basponsoringa, ndetse n'abiga muri secondary hari ukuntu basponsoringa. Niyo mpamvu mubona yuko amafaranga ababyeyi bishyura ni dukeya cyane ugerekeje n'ayo leta iba yatanze. Iyi gahunda rero ishobora kuzazana inyungu nyinshi ku rwego rw'uburezi. Twavuye yuko wenda mu makuru twabashe gutohoza cyangwa se gutahura, ni uko harimo kuzamura ubuzima bw'abanyeshuri n'abarimu. Urumva harimo nyine kwita ku banyeshuri ndetse n'abarimu rusange,
kuko nyine isuku n'isukura bigabanya indwara ziterwa n'umwanda ku ishuri cyangwa se uterwa n'isuku nkeya aho ngaho ababarizwa. Ndavuga ku ishuri nyine ari abarezi cyangwa se abana banyeshuri bari ku ishuri. Iyindi gahunda navuga ngo ifitemo akamaro cyangwa se ifitemo icyo izateza imbere ku kijyanye n'uburezi, ni uko harimo kunoza ireme ry'uburezi, kuko abanyeshuri bagira ahantu hasukuye cyangwa se bakora ahantu hasukuye kandi hatekanye mu buryo bwiza. Harimo nanone indi nyungu yo kongera inshingano ku buyobozi bw'amashuri, bigatuma abayobozi b'amashuri bakurikirana neza ibijyanye n'isuku, cyane cyane yuko ibi byo biri mu nshingano zabo, nta n'ahantu bashobora kwicikira. Nkuko nababwiye tugitangira yuko bamwe mu bigo by'amashuri bagenda bazira kino kintu. Ndabizi yuko nyine nkunda kubagezaho zino update, ariko ndagira uyu munsi wowe nimba uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri umenye yuko kano kanya ushobora kuzibona wagiye hanze, kubera yuko buno bugenzuzi ntabwo wamenya icyo burasiga. Twabivuze haraguru ibyo ugomba kwitaho kugira ngo nibazaza bazasange witeguye neza, ejo utazaba wa wundi uri kurira ngo barakurenganyije kandi baraguteguje imbere y'igihe. Gusa byo ntabwo twabimenya, ariko ntabwo wavuga ngo umwana udakaraba mu gihe cy'imyaka 2 ngarakara umunsi umwe n'ubundi ngake. Ibi ntabwo bikunda, kuko ntabwo ushobora gusana ikigo wari wanze gusana mu gihe kigeze n'imyaka 10 wari ku kazi. Aka kanya ntekereza ko abadiregiteri bose barimo bahangayitse bavuga bati birashoboka ko ariyo maherezo yacu, dushobora kuba tugenda twe kutimbizwa cyangwa se kwerekeza mu yindi mirimo tutari twarateguye. Harimo nanone ingaruka nziza iyi gahunda ifite, nko guteza imbere umuco w'isuku mu bana batoya, aba bana biga garden, biga primary cyangwa se low primary. Ibi bigatuma rero babakurikirana mu buzima busanzwe, kuko n'ubundi mwarimu ni inshingano zo kwita ku munyeshuri cyangwa se kwita ku mwana rera. Kandi nanone nubwo iyo gahunda igamije iterambere cyangwa se igamije iterambere ku rwego rwiza, hari imbogamizi zimwe na zimwe zishobora guhura cyangwa se bashobora guhura nazo, arizo twabashije kumenya nyuma yo kujya kuri tele. Dusanga yuko amashuri amwe n'amwe ashobora kubura ubushobozi bw'ibikoresho nk'amazi meza cyangwa se ubwiherero buhagije. Iki kintu ntekereza yuko wenda REB NESA muri rusange niba ari ukora buno bugenzuzi, they have to think of it, cyangwa se bagomba kuzagitekerezaho. Hari ibigo byinshi tujya tujyaho tugasanga n'ikijyanye n'amazi cyo ntibazi n'ibyari byo, ugasanga bajya kuvoma munsi y'umusozi hirya, kandi ari ikigo cya leta. Ubwo ahita wibaza rero, niba ikigo gifite abana 1000, isuku bizagenda gute yandi ikenewe n'amazi ya buri kanya, ukaraba intoki bya buri kanya? Ariko nanone leta nta kintu idakora, kubera yuko hamwe cyangwa se ahenshi ku bigo by'amashuri bagenda bashyiramo ibigega kugira nyine bibafashe mu buryo bw'inoza isuku muri rusange. Urumva rero wenda bazagenda bareba bitewe n'ahantu bageze. Hari izindi mbogamizi zagaragaye, harimo gushyiraho igitutu ku mashuri akennye, cyane cyane yo mu cyaro atabona ibikorwa remezo bihagije. Murabizi yuko kano kanya hari ibigo bimwe na rimwe bidafite umuriro. Ubwo bijyanye nanone n'ikijyanye n'isuku, amazi ni ikibazo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo kwifashisha, kubera yuko nyine mwaye cyangwa se location y'aho ikigo kiri it's somehow bad kubona ibafasha. Wenda NESA hano izaza kubyitaho cyane kandi ibahe inyunganizi. Hazijemo izindi mbogamizi twabonye, harimo nko kongera akazi ku buyobozi bw'amashuri n'abarimu mu gihe bagomba gukurikirana raporo z'isuzuma zihoraho. Ntekereza ko wenda ibyo ni ku ishuri, diregiteri agomba kuzareba ku bintu abihuza. Ibi ni ibijyanye n'imbogamizi. Hari aho twasanze nanone hashobora kuzabona ikijyanye n'uko hagaragara wenda icyuho hagati y'amashuri yo mu mujyi n'ayo mu cyaro. Akaba ariyo mpamvu nyine ibijyanye n'ibintu bijyanye n'ibikoresho n'ibikorwa remezo usanga biri enclave cyangwa se bitari hose. Hari nyine aho uzasanga wenda isuku iri hejuru, ahandi iri hasi. Ntekereza yo kubona ubugenzuzi Minisiteri y'Uburezi yateganyije bagomba kuzabyitaho. Minisiteri y'Uburezi rero yasabye raporo ziri suzuma ziko zizoherezwa kuri email ya minisiteri mbere y'itariki 10, ubwo ni 10 z'ukwa gatatu 2026, kugira ngo hamenyekane ko amashuri ahagaze mu gihugu hose, niba wenda bita ku kijyanye n'ubukangurambaga bwarakozwe neza cyangwa se isuku n'isukura mu mashuri ameze neza. Bari barasabye yuko mbere y'10 bagomba kuba barohereje raporo, kandi mu buryo bwa email cyangwa se mu buryo bwa online, kugira ngo bamenye uko igihugu cyose kimeze muri rusange. Isuma rya Minisiteri y'Uburezi rero ku isuku n'isukura mu mashuri rishobora kuba intambwe ikomeye mu kuzamura uburezi bufite ireme mu Rwanda. Nubwo nyine hari imbogamizi zimwe na zimwe zishobora kugaragara, abasesengura bavuga ko iyi gahunda ishobora kuzatuma amashuri
arushaho kubahiriza amabwiriza ajyanye n'ubuzima bw'isuku cyangwa se n'ubuzima bw'abanyeshuri hamwe no kwita ku isuku muri rusange. Ku ruhande cyangwa se ku rundi ruhande bizasaba ubufatanye hagati ya leta, uturere, ubuyobozi bw'amashuri kugira ngo ibyo bipimo nyine bishyirwa mu bikorwa neza, cyane cyane ko mu mashuri adafite ibikorwa remezo bihagije bazahura n'ikijyanye n'imbogamizi muri rusange. Nagira ngo noneho tuze kuganira muri finali, muze kunyandikira muri comment cyangwa se no commentaire mumbwire ubundi isuku aho ngaho mubarizwa imeze gute, cyane cyane ko musanga hari abadogiteri iyo mubwiye gura umukoropesho, gura umweyo, gura irangi usige, ntabwo baba bashaka kuba babikozwa kubera yuko nyine hari ukuntu biyumva ubwabo bakumva yuko amafaranga agomba kwikwa cyangwa se agomba gukoreshwa ibindi bintu. Ariko mbabwire yuko muri capitation grant leta igenda isohora muri quotas zigiye zitandukanye mu mwaka, baba barateganyije yuko ikigo cy'ishuri gishobora gusana kandi se kikaba cyakora n'ibikorwa remezo by'umwihariko byo gufasha abana b'abanyeshuri mu bijyanye n'isuku. Mvuga neza yuko noneho kano kanya ibigo bigomba guhita byitegura byasuzuma bigiye kubakorera. Munyemere nsoreza aha ngaha, nkomeje gushimira umuntu wese ukomeje kudutera inkunga zitandukanye, haba mu buryo wakagukana subscribe, dusangiza n'abandi inkuru zacu. Aha niho honyine ushobora kubona amakuru nk'aya ngaya adafite ivumbi kandi amakuru ari update. Bye bye, reka duhure mu kindi kiganiro gikurikira iki. Aha ngaha ni wa muhungu wanyu, turabakunda cyane.